duhereye kuri Yesaya, hakaza Yeremiya na Ezekiyeli na Daniyeli. Abo ni abahanuzi babarwa ko ari abantu bakuru cyangwa se bahishuriwe ibintu bikomeye. Iki gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli kigizwe n'ibice 12. Igice cya mbere kitubwira imibereho ya Daniyeli na bagenzi be uko bari i Babuloni cyangwa se bitwaye muri kiriya gihugu. Igice cya kabiri twarakiganiriye nimugoroba kitubwira inzozi umwami Nebukadineza yarose, abakonikoni be n'abapfumu bakanuka kuzisobanura, Daniyeli akazimusobanurira. Igice cya gatatu kitubwira ubutwari bw'abariya basore batatu banze kuramya ikigirwamana uyu mwami Nebukadineza yari yashinze. Banga kukiramya, baravuga bati Imana yacu dukorera ishobora kudukiza, ubundi kandi n'ibitadukiza ntacyo bitwaye, ariko ntituramya igishushanyo cyawe washinze, kuko uyu mugabo yaravuga ati nta yindi mana ishobora kubankura mu maboko. Baramubwira bati iyo dukorera irabishobora, ikabishobora nta mpamvu, ariko kuko ari Imana ishobora byose, bageze mu muriro nta kintu wabatwaye, bavuyemo ari bazima. Ayo ni amagambo yabaye, ntabwo ari amakuru, ni ukuri kw'Imana kwabaye. Amen. Mu gice cya kane uyu mwami Nebukadineza n'ubundi amaze kubona abo basore ibitangaza bibaye, yaravuze ati nta yindi mana, Imana ni yanyu. Ariko bukeye n'ubundi umunsi umwe barasohoka yitegereza mu mujyi we, aho ni mu gice cya kane, yikomanga mu gatuza aravuga ati narakubatse Babuloni yanjye. Ananirwa guhereza Imana icyubahiro, yirata imbaraga ze. Ngo aryame nijoro, arota ngo igiti kimera, kirakura, kirazamuka, gikoza udushorishori twacyo ku ijuru, kigaba amashami hirya no hino mu isi yose. Abona ibisiga n'inyoni zose zareka mu mashami y'icyo giti ngo yitegereze, abona inyamaswa n'abantu n'ibintu byose bihundagana mu gicucu cy'icyo giti. Mu kanya yumva umuntu amubwira ati icyo giti ugitsinde, ugikokoreho amashami yose, ariko umushinga wacyo n'imizi yacyo ugihambize icyuma, ukirekera aho mu ishyamba, kizamera ubwoya bw'inyamaswa, kizarishe nk'inka, kizamareyo ibihe 7. Nebukadineza ngo yitere hejuru akangutse, atekereza kuri izo nzozi yarose, ayoberwa igisubizo cyazo. Arongera ahamagara Daniyeli kuko yari amaze kumenya ko abagwamo n'umwuka w'Imana zera. Araza amubwira inzozi yarose, ngo amare kuzimubwira, uyu mugabo Daniyeli aramubwira ati izo nzozi zirakaba ku banzi bawe, atariko rero nyakubahwa umenye ko mu ijuru hari Imana ishobora byose, Imana yaguhaye ubutware, Imana yaguhaye ubutegetsi, Imana yaguhaye gutegeka ibihugu byose, ati icyo giti ni wowe. Imana yaguhaye ubutware, Imana yaguhaye ubwami utegeka ibindi bihugu byose, ariko icyo wananiwe kuri Imana icyubahiro, wikomanga mu gatuza uvuga ngo ni wowe wakihaye. Ati kubera iyo mpamvu Imana iravuze ngo uzakurwa mu bantu, uzagira ibihe 7 utaza aho uri, nyuma y'ibihe 7 uzagaruka wicisha bugufi, umenye kuko Imana yizanye ubwami ikabuhereza ubushatsi. Atariko rero wicishije bugufi ugahinduka, ati birashoboka ko Imana yo kubabarira. Ariko uwo mugabo ntiyigeze ahinduka ngo yicishe bugufi. Amateka azavuga ngo habaye umunsi umwe ngo yasohotse mu rugo, azenguruka mu busitani bw'iwiwe, mu kanya gatoya umugabo aba arabuze. Imana iramubika, agira imyaka 7, urugo rwe n'abandi bakozi bose bo mu gihugu bataza mu mwami. Aragenda aje aho yagiye, arya ibyatsi, ahinduka ukuntu, amara imyaka 7 hirya y'urugo rwe. Imyaka 7 ishize, abagaragu biwe cyangwa se abakozi be biteraniro bavuga ati umwami abaho. Bagiye kumushaka bamusanga hirya y'urugo,
umugabo agarura ubwenge avuga ko nta yindi Mana ibaho usibye Imana yo mu ijuru. Amen. Iyo niyo Mana yacu ukwiriye kuba ugatinya. Ibyo uzazukora byose tukazurata imbaraga zawe, uzurata imbaraga z'Imana. Icyo uzaba ufite icyo ari cyo cyose uzuvuga uti Imana ishimwe n'ikimpaye, habe n'ubwo bwenge Imana niyo yaguhaye. Icyo ukora cyose, icyo wakoze cyose ntukarate imbaraga zawe, uzarate imbaraga z'Imana. Uwo mwami amaze kurotora inzozi cyangwa se amaze guhinduka atyo, nanone yaje gupfa kuko ntiyari guturaho ngo aturaho iteka ryose, asimburwa n'umuhungu we witwa Belishaza, ariko mu mateka biravuga ngo yari umwuzukuru we. Ise w'uyu musore yitwaga Nebonide ntiyigeze ategeka, haza gutegeka umwuzukuru wa Nebukadineza ariwe witwa Belishaza. Amaze gutegeka ubwo bwami, habaye umunsi umwe ngo akoresha ibirori, aho ni mu gice cya 5, ahamagara abantu benshi baraza barateraniwe, azana ngo n'inshoreke ze bararya baranywa, ngo amare gusiga ati muze kuzana bya bikombe data Nebukadineza yakuye mu nzu y'Imana y'Isirayeli tubinywesha inzoga. Bikombe baragenda baramisa nabisuka mu nzoga, baratangira baranywa. Bakirimo banywa ya nzoga muri bya bikombe, mu kanya gato babona ikiganza cyonyine kiraje hariya ku rusika cyandika inyandiko. Kirangije kwandika, Bibiliya yatubwira ngo amavi y'umwami arakomangana, inzoga yari yanyoye imushiramo, asa n'urwaye paralisi. Nyirakuru yari akiriho cyangwa se nyina aramubwira ati wikuka umutima, mu gihugu cyawe hari abanyagano bakuwe mu Buyuda, hari umugabo witwa Daniyeli uwabwamo n'umwuka w'Imana zera, ashobora kukumenyera biriya bintu icyo bivuga. Bari rukanga baramuzana, ageze mu nzu ngo yitegereze ibyanditswe hariya, amenya icyo ari cyo, kuko umwuka w'Imana yacu uzukora ibikomeye. Amen. Aramubwira ati ibyanditswe ni ibyamusubiriyemo amateka menshi, kuko yaze guha Imana icyubahiro agakora ibidakorwa. Aramubwira ngo ibyanditswe ni ibi, hari amagambo avuga ngo mene tekeri kuperesi, ati kandi gusobanurwa kwabyo ni uko wapimwe uboneka udashyitse, kandi Imana yabaze imyaka ugize ku ngoma iyishyiraho iherezo, ubwami bwawe bwanyazwe buhawe Abamedi n'Abaperesi. Bibiliya iratubwira ngo muri iryo joro Abamedi n'Abaperesi ngo barasesera sinzi aho baciye, barinjira basanga umwami Belishaza iwe mu rugo, baramwica, ubwami bwimuka i Babuloni bwabugiye mu Bamedi n'Abaperesi. Ubwo niko ubwami bwanyazwe, Abakaludaya bwimukira mu kindi gihugu. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko batubasha Imana. Imana nidufashe, Imana ikugirire neza, uzumenya kwicisha bugufi. Ariko Bibiliya iratubwiye ngo Daniyeli amaze kumva ko itegeko ryashyizweho kashe, ngo asubiriwe, ngo amadirishya y'inzu ye yarakinguye yerekeye Yerusalemu, ngo kandi ngo akomeza asenga gatatu kuko yari asanzwe. Ntabwo byatewe n'uko iryo tegeko ryabayeho, niko yari asanzwe yahoraga asenga gatatu. Amen. Iyo dusoma Zaburi ya 55 igice ku murongo wa 18, iyo ni Zaburi ya Dawudi, nawe yaravuze ngo Uwiteka Nyiringabo, ngo nimugoroba na mu gitondo na ku manywa y'ihangu, ngo uzajya wumva kuniha kwanje, nzaza gutakira. Dawudi nawe yazaga asenga gatatu mu munsi, Daniyeli nawe ngo yasenga gatatu mu munsi. Reka mbabwire kuko ubuzima bw'umwuka buzabugaburirwa nk'ubuzima bw'umubiri. Abamaze kumenya kugaburira ubuzima bw'umubiri babugaburira gatatu mu munsi, kuko baca umugani ngo umuhanga wo kurya arara akarabye, niko Abanyarwanda bavuze. Kurara akarabye si uko ari amazi azinduka akaraba mu kanwa, nabwo asadakishamo akaraba icyaraye muri teremusi. Icyaraye muri teremusi nicyo gikarabwa. Iyo cyaraye mu gitondo azinduka aringanira n'ameza mugani wa mugabo,
agafata icyayi yenda n'umugate n'ibindi byaraye akarya, haza kuba saa sita akongera akabikora, haza kuba nimugoroba n'ubundi akongera akarya. Iminsi itari mikeya ugasanga umuntu yabaye kuntu bitewe n'iki, bitewe n'icyo yariye. N'ubugingo bw'umutima buza bugaburirwa. Daniyeli yazaga asenga 3 mu munsi, kandi iyo butagaburiwe gutyo buza burwara bwake. Ubugingo bw'umwuka burwara bwake, umuntu agira intege nke akananirwa rwose bitewe n'iki, n'uko utabugaburiye. Muririmbyi yararirimbye mu ndirimbo zo gushimisha, araririmba aravuga ngo izi niraruhije mwitange mutazananirwa mukigenda, ngo burya umunsi mutera imbaraga mumwe n'amazi y'ubugingo. Umunsi mutera imbaraga n'iki, n'ijambo ry'Imana kurisoma. Amazi y'ubugingo ni gusenga, kuko iyo umaze kurya ufata icyuma kugira ngo icyo umaze kurya ubone ko byika. Usoma ijambo ry'Imana nurangiza kurisoma usenga Imana. Amen. Daniyeli rero kubera gusenga 3 mu munsi, igihe cyarageze bamujugunya mu rwobo rw'intare kwihuse, ariko intare ntacyo zamutwaye, kuko twabivuze nimugoroba ngo impamvu zitamuriye nuko nawe atariye byaje kurya bizira. Nta rindi banga nuko atariye byaje kurya bizira, ngo amwe na bya binyobwa bizira. Kuko mu byo binyobwa iyo bazaga kubizana n'ibyo biryo babanzaga kuza kubimurika ibigirwamana cyangwa se kubiterekereza, hanyuma bakabona kuza kubirya. Ariko Daniyeli aravuga ati twebwe ntituzabirya. Nicyo cyo cyatumye intare zikamurya. Natwe rero hano mu isi uko niko turi, hariho ibyo twemerewe kurya n'ibyo tutemerewe kurya, hariho ibyo twemerewe kuvuga n'ibyo tutemerewe kuvuga, hari ibyo twemerewe gukora n'ibyo tutemerewe gukora. Bibiliya itubwira ngo twushushanye n'ab'iki gihe, ahubwo duhinduke tugize imitima mishya. Imana igufashe uzumenye uriwe. Nubwo turi mu isi, Bibiliya itubwira ngo turi mu isi ariko ntiturabizi. Nuza gusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 17, icyo gice cyose ni igice cy'amasengesho ya Yesu. Ariko nuza kugera ku murongo wa 14, umwami Yesu yarasenze aravuga ati data we, aba bantu bigeze kuba ari abawe. Yari kuvuga abigishwa be ati bukeye urabampa, atumaze kubampa mbigisha ijambo ryawe ngo bamare kuryumva no kuryizera, bisi barabanga. Ati kandi cyatumye babanga nuko batakira abisi. Ati none simbasengera ngo bakure mu isi, ariko ndabasengera ngo barinde umubi. Aravuga ngo sabisi kuko nanjye ndari uw'isi. Arakomeza avuga ngo ubereshe ukuri kuko ijambo ryawe ari ukuri. Ati uko wandumye mu isi nanjye niko nibatumyemo. Ni ukuvuga ko twebwe turi mu isi ariko ntiturabisi. Amen. Dutuye mu isi ariko ntiturabisi. Nicyo bituma tudakwiriye kugenda nk'abisi ngo twishushanye nabo duse nabo. Oya, dufite imvugo yacu n'ibitekerezo byacu, kuko twebwe turabashitse n'abimukira, tuzi iyo turi kushya. Imana ndikugirire neza. Ayo niyo magambo avugwa mu gice cya 6, ni ubutwari bwa Daniyeli, nuko yanze kuramya igishushanyo cy'umwami, bakamujugunya mu rwobo rw'intare, ariko intare zanga kumurya bitewe n'uko yihaye Imana. Nawe nukiranukira Imana, biriya byose biguhagurukiye bikurwanya, Imana iri mu ruhande rwawe. Kuko Bibiliya itubwira ngo Yesu Kristo uko yari ari icyo gihe n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora. Nuko tutizera we, iwahora ari uwo kwizerwa, kuko atazabasha kwivuguruza. Imana yacu ntizihinduka, nitwe tuzaduhinduka, ariko Imana ntizihinduka. Reka nkubwire mwene data, amasezerano y'umuntu azasohozwa no gukiranuka kwa nyirayo. Niba hariho icyo Imana yakuguzeho ikakubwira ngo mwana wanjye nzaguhira gutya nzaguha ibi, nukomeza gukiranuka amasezerano azasohora. Ariko nukiranirwa amasezerano azahagarara. Nubwo Imana idahinduka, ariko iyo ukiraniwe amasezerano azahagarara, kuko amasezerano yawe asohozwa no gukiranuka kwawe. Nibigukundira uze gusoma mu gitabo cya Samweli wa mbere igice cya 2 n'icya 3, urasanga Imana yatumye ku muhanuzi iramubwira ngo niko nari naravuze, kuko mu nzu yawe hazakomeza kubamo abatambyi, ngo ariko kuko utakomeje gukiranuka naje nisubiyeho, ibyo ntacyo bizakubaho. Impamvu yabyo ni uko atakomeje gukiranuka. Niba hari icyo Imana yakuguzeho, komeza ukiranuke, amasezerano azasohora. Ariko nukiranirwa amasezerano azahagarara. Mu gice cya 7 cy'iki gitabo cya Daniyeli
Daniyeli nawe ajyanwa mu iyereko. Icyo yeretswe ngo yabonye umuyaga uturuka mu ijuru uhuha hejuru y'inyanja. Uhushye hejuru y'inyanja, mu nyanja hasohokamo inyamaswa enye zidasanga y'ubwoko. Inyamaswa ya mbere ngo yasaga n'intare, iya kabiri ngo igasa n'idubu, iya gatatu ngo igasa n'ingwe, iya kane ngo yari inyamaswa idasa n'izindi y'inyamaboko ikomeye cyane, ngo yari ifite inzara z'ibyuma n'amenyo y'imiringa. Iraza ngo ikandagira ibintu byose, irabisiribanga ibihindura ifu. Kandi ngo yari ifite itandukaniro n'inyamaswa zayibanjirije, kuko ngo iyo nyamaswa yari ifite amahembe 10. Mu kanya gatoya ngo yitegereje aza kubona muri ayo mahembe 10 hashamitsemo kandi gahembe kamwe k'10 na kamwe. Kamaze kumera ngo mu yari asanzwe hahwanyurwamo amahembe 3, hasigara amahembe 7 n'ako kandi k'8. Ngo karakura gakoza umutwe wako ku ijuru, kamera kanwa nk'ak'umuntu, karwanya abera ndetse gahindura n'amategeko y'Imana. Ngo agikomeje kwitegereza, ngo abona haje umukuru w'ibihe, abona ngo ibitabo bibumburwa, abona ngo n'ikindi gitabo kibumburwa, abona za nyamaswa zose zishe imbere zicibwa imanza, ngo zinyagwa ubutware bwazo. Arakanguka, nuza gusoma igice cya 7 kirakubwira ayo magambo. Reka nkubwire ko inyanja ni isi, umuyaga wayihushyemo ni ubushake bw'Imana. Imana yahaye abo mu isi ubutegetsi, kuko bivuga ngo nta butegetsi bubaho butavuye ku Mana. Inyamaswa ya mbere y'intare igaragaza bwa bwami bw'Abakaludaya bwari buyobowe n'uyu mwami Nebukadinezari twamaze kuvuga, twibutse igishushanyo twasanze mu gice cya 2, kuko cyari gifite ibice 4 bitandukanye. Igice cya mbere cyasaga n'izahabu, nanone igishushanyo ubwami bw'Abakaludaya ariyo ya ntare, kandi yaje nanone igaragaza ubwami bw'Abakaludaya. Ayongera abona inyamaswa ya kabiri isa n'idubu, yari itambitse ngo imbavu 3 mu mikaka yayo. Iyo nayo biraza ikuraho ya nyamaswa yabanjije y'intare. Ubwo ni ubwami bw'Abamede n'Abaperesi n'ubundi bwaje gukuraho ubwami bw'Abakaludaya. Ziriya mbavu 3 yari itambitse mu kanwa kayo, ni ukuvuga ngo iriya nyamaswa yari ifite ubwami bukomeye 3. Ijambo rya mbere yanyaza Abakaludaya ubutegetsi bwayo, Abamede n'Abaperesi bishyira hamwe, amama 3 yose ashyirwa mu kanwa k'umuntu umwe ategeka isi. Haza kuza inyamaswa ya kabiri, ya gatatu ariyo yasaga n'ingwe, yari ifite amababa 4 ikagira n'imitwe 4. Igisiga cyangwa se inyoni igurukisha amababa 2, ariko bayongeyeho ayandi 2, urumva ko yoguruka kuruta yo kwihuta cyane. Bigaragaza ubwami bw'Abagiriki bwari buyobowe n'umwami wabo mukuru witwa Alexandre, wihuse agafata isi yose ngo mu myaka 5. Arangije kuyifata, umunsi umwe ngo akoze ibirori byo kwishimira intsinzi ye, afatwa n'indwara y'umutima arapfa. Amaze gupfa kuko ari nta mwana yari afite umusimbura, ba minisitiri 4 igabanya mu gihugu, niyo mitwe 4 yaje gukomoka muri iyo nyamaswa. Ubwo bwami bw'Abagiriki nabwo nibwo bwakuye ubwami bw'Abamede n'Abaperesi. Ubwami bw'Abagiriki buza gukurwaho n'inyamaswa ya 4, ariko bwami bw'Abaroma buraza nabwo bukuraho ubwo bwami, nabwo burategeka. Nimugoroba twavuze ko bwakomeje gutegeka guhera ku cya gishushanyo Nebukadinezari yabonye, bigeza hariya mu bugomba bari gushira imbaraga. Impamvu zabyo nuko ririya buye ritaraza. Ririya buye rero rizaza rize risange amani 10 ariyo mami 10. Iyo dusoma muri Bibiliya mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana
mu gice cya 4 ni ukuzamurwa kw'itorero. Mu gice cya 5 Yohana yabonye igitabo gifatanishijwe ibimenyetso 7 haguruka ibungura mu ijuru no mu isi. Yohana ngo ararira. Umwe mu bakuru 24 bari bicaye imbere y'Imana aramubwira ngo ngwirira Yohana dore intare mu muryango wa Yuda, igishitsi cya Dawidi aranesheje, ahawe kubumbura icyo gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Umwana w'intama ngo watambwe ahaguruka aho yari yicaye, aratambuka asanga yicaye kuri yande gusingiriza cya gitabo. Ngo amaze kucyakira ba bakuru 24 na bya bizima 4 bose ngo bakura amakamba yabo bikubita hasi, baranihoraho baravuga bati ni wowe ukwiriye kwenda icyo gitabo no kukibumbura ukamena n'ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana indimi n'amoko n'imiryango. Icyo gitabo rero abantu benshi batekereza ko ngo ni inama yabaye mu ijuru ngo bariko bashaka uwo gucungura ngo arabura. Ariko reka babwire kuko iki gitabo si ugucungura, iki gitabo ni ubutware n'ubushobozi Imana yeguriye Kristo amaze gutsinda ageze mu ijuru, imwegurira ubushobozi, imwegurira ubutware, kuko bavuze ngo ni wowe ukwiye kwakira icyo gitabo umene n'ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana indimi n'amoko n'imiryango. Mu gice cya 6 atangira kubumbura icyo gitabo. Icyo gitabo rero kizabumburwa ubwo itorero rizaba rimaze kuzamurwa, kuko mu gice cya 4 cy'Ibyahishuriwe itorero rizazamurwa. Mu gice cya 6 n'ijambo bizameneka ku isi itorero ryagiye, kuko icyo gitabo cyarabumbuwe, ikimenyetso cya mbere, icya 2, icya 3, icya 4, icya 6, icya 7 gisohokamo impanda 7. Impanda ziravuga ngo zegura ku mpanda ya 7 hasohokamo inzabya 7 z'ibyago by'umujinya wakomeje kumeneka ku isi. Ibyo ni bizaba itorero ryaragiye. Muri icyo gihe rero itorero nirimara kugenda, nicyo gihe hazongera kandi iriya nyamaswa yari iriho ikaba itakiriho, izongera kandi ibeho. Yari yarakomeretse uruguma rurayica, urwo ruguma ruzakira iyo nyamaswa yonge ishibuke. Bishaka kuvuga ngo ni ubwami bwigeze kubaho, ariko iki gihe ntibukiriho, buzongera kandi bubeho. Turi kumwe? Amen. Ubwo bwami rero nibuza kuza, nibuza gutegeka, nicyo gihe Kristo azaza ari weguye akikubita kuri icyo gishushanyo agakuraho ubwo bwami. Agakura, iryo buye rigakura rikagangara rigakwisi. Ayo niyo magambo ari mu gice cya 7 cy'igitabo cya Daniyeli. Mu gice cy'8 havubamo amama 2 gusa. Daniyeli yabonye isekurume y'intama yari iturutse iburasirazuba ifite amahembe 2, ariko ayo mahembe yombi ntabwo yamereye rimwe, hariho iryabanjije irindi riza kumera nyuma, ariko iryo ryameze nyuma risumba iryabanjije. Ubwo ni ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi n'ubundi. Abamedi nibo batangiye kurwanya ubwami bw'Abakarudaya ngo babure imbaraga bifashisha Abaperesi, ngo babifashishe bagira imbaraga batsinda ubwami bw'Abakarudaya. Icyo bituma ihembe rya nyuma ryasumbye iryabanjije. Mu kanya gatoya aza kubona isekurume y'ihene, aho ni mu gice cy'8 n'ubundi, iyo iturutse iburasirazuba ifite ihembe rimwe ngo rigaragara mu mutwe wayo cyangwa se mu gahanga kayo, ngo ishyamba yerekeye iburasirazuba iraza isekurana n'iyo sekurume y'intama, ngo bisekurane ya sekurume y'ihene, iyivuna ya mahembe yombi, iyisimbukiraho irayisiribangira yica. Mu kanya gatoya rya hembe rya hene ryo riracika, mu cyimbo cyaryo hamera yandi mahembe 4. Ubwo ni bwa bwami bw'Abagiriki n'ubundi bwari buyobowe na Alexandre. Kuvunika kw'iryo hembe ni ugupfa kwe, kumera mwandi mahembe 4 n'abandi baje gutegeka bigabanyamo igihugu 4. Amen. Igice cy'9 kivuga amagambo akomeye. Daniyeli ngo yicaye iwe mu rugo asoma ibitabo, ngo asomye igitabo kimubwira kuko imyaka y'ubunyage bazamara i Babuloni ari imyaka 70. Ngo yitegereze abona imyaka 70 hafi,
ariko kandi abona nanone icyo Imana yabajijije ntibahindutse ngo bihane. Afata umwanya wo gusenga, asenga Imana ayinginga ngo nibababarire kandi yemere isohoze amasezerano yayo, izabemerere bongere basubire mu gihugu cyabo. Agikomeje gusenga muri ayo masengesho ye, habaye umunsi umwe umumarayika witwa Gaburiyeli wazaga kumubwira, aramubwira ati ugisenga Daniyeli mugabo ukundwa, amasengesho yawe yarumviswe. Muri Bibiliya harimo abantu batatu Bibiliya izivuga ko bakundwa n'Imana. Ijambo rya mbere, uwa mbere ni Aburahamu, Imana yamwise inshuti. Uwa kabiri Imana yatumyeho ngo ndagukunda ni Daniyeli. Umuhanuzi Ezekiyeli nawe icyo gihe ariho yigeze kubwirwa ngo mu isi yose habaye abagabo batatu, hakaba Yobu na Nowa na Daniyeli ngo bamukize ubugingo bwabo, ariko abandi nkabarimbura. Imana yatanze ubuhamya kuri Daniyeli akiriho, imwita umukiranutsi wayo, imutuma iramubwira ngo ndagukunda. Nuza gusoma muri igitabo cya Daniyeli uzasanga Imana yaramutumyeho inshuro zigera kuri 4 imubwira ngo ndagukunda. Kuko Bibiliya zivuga ngo nkunda bankunda, abanshakana umwete bazambona, kandi abakundwa n'Imana ngo bamenywa nayo, Imana ngo izibarinde umubi ntabakoreho. Amen. Imana, marayika aramubwira ati ugisenga, gusenga kwawe kwarumviswe, none rero nje kukubwira ko kugira ngo ubwoko bw'Isirayeli butahe hariho ibyo bategurira. Hariho ibyumweru 70 biri imbere yabo. Ibyo byumweru 70 nibishika, Isirayeli izagira amahoro, bazubaka amazu bayaturemo, bazahinga ibyo kurya babirye ari ntawe birukanye. Atariko rero umunsi bazashiraho itegeko ryo kubabwira ngo nibatahe, no kugeza kuri Mesiya wabo uzaza, hazatambuka ibyumweru 69. Ati Mesiya akurwe, ati hasigare icyumweru kimwe, ati icyo cyumweru kimwe kizaza mu mutware w'umwaka, ati namara gushika azasezerana n'ubwoko bwawe Daniyeli isezerano ry'icyumweru, atariko nibaza kugeza hagati muri icyo cyumweru amasezerano yabo azapfa. Ati uwo nguwo azabuzanya ibitambo bitambwa, ati kandi hazaba mu gihe kigoye, ati nyuma y'icyo gihe rero nicyo gihe uwo mugoma azakurwaho, Isirayeli habwo ubwami bature ari ntawe bateye. Reka mbabwire ko ubuhanuzi bwa Yeremiya bwarasohoye. Abisirayeli baranyazwe bajyanwe i Babuloni bagira y'imyaka 70. Imyaka 70 ishitse bahabwa umwanya wo gusubirayo. Umunsi basubirayo nibwo batangiye ibyumweru 70, ntabwo ari imyaka 70. Icyumweru kimwe mu buhanuzi bwa Daniyeli ni imyaka 7. Ni ukuvuga ngo ibyumweru 70 ni imyaka 490. Ukuva umunsi Abisirayeli bazamuka bavuye i Babuloni no kugeza umunsi Yesu yapfuyeho hatambutse ibyumweru 69, hasigara icyumweru kimwe, ariyo myaka 7. Icyo cyumweru ntikiraza. Niki cyakibujije? Abahanuzi bo mu isezerano rya kera icyo babonaga kuvuka kwa Yesu, bakabona arapfuye, bakongera bakabona agarutse kw'imingoma y'imyaka 1000. Ariko icyo batabonaga ni itorero, kuko itorero ryari ibanga. Basaga n'abarebera ku misozi ibiri. Iyo urebera ku misozi ibiri uhagaze ngaha uzugira ngo iriya misozi yose ni imwe, ukabona imisozi yose irareshya kandi imisozi ari ibiri. Ukazamuka wagera hejuru y'uyu musozi kugira ngo uzabe kuri uriya wundi, bikagusaba kumanuka ukika mu kibaya, ukongera kandi ukazamuka ukarenga hariya. Kuri uyu musozi babonaga Yesu avutse agapfa, kuri uyu wundi bakabona aje kwima ingoma y'imyaka 1000. Naho hagati y'imisozi yombi hahagaze itorero kuko ryari ibanga. Kristo ngwaze ageze kuri uyu musozi arapfa,
mu mwaka wa 70 mu cyumweru cya 69 hasigara icyumweru kimwe, ariyo myaka 7. Yesu bazamuke, itorero naryo rifata umwanya rihagarika kiriya cyumweru, ariyo myaka 7. Turi kumwe? Icyo cyumweru gihagaritswe n'itorero. Mu buhanuzi cyangwa se mu rwandiko rwa Bitesalonika rwa 2 igice cya 2 muza kubisoma, kiravuga ngo uwo mugome cyangwa se amayoberane y'ubugome azakomeza abeho, ngo ariko ntazahishurwa, ngo keretse uyabuza nakurwaho, ngo namara gukurwaho nibwo uwo mugome azahishurwa. Amayoberane y'ubugome arahari, inyigisho z'ubuyobe zirahari, n'ibindi byinshi bihugu mahirya turabyumva, ariko kugira ngo Satani yihindura imana ze hano mu isi ntazabikora itorero rikiriho, kuko nitwe tumubuza. Umunsi rizimuka rikazamurwa hano mu isi, Satani nawe azaza, namara gushika hano asezerane n'ubwoko bw'Isirayeli isezerano ry'icyumweru, ariyo myaka 7. Kuko mu myaka ya mbere azihindura mwiza ku Isirayeli, naza kurangiza imyaka 3 n'igice yinjire mu rusengero ababwire ngo nta yindi mana isenga, Abasirayeli gusenga umuntu ahubwo bose bopfa. Nicyo cyagihe musoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 7 ibihumbi 144 bizahaguruka bikavuga ubutumwa, bimwe abahamya bazavuga ngo nibo bazaja mu ijuru bonyine. Barya ntabwo aribo bazaja mu ijuru bonyine, nabahamya nabavuga butumwa bw'ubwami bazavuga bati kizira cyinshi yahera mwabwo ko bw'Isirayeli mwe mwitegure ko Masiya agiye kuza. Iyo myaka 7 rero Antikristo azagira hano ku isi, niyo myaka 7 natwe itorero rizagira mu kirere. Hariho imyaka 3 n'igice itorero imirimo yacu izagerwa, haze kuzaho indi myaka 3 n'igice twinjire mu bukwe Kristo atwicaze atugaburire. Nituza kurangiza icyo cyo kurya azaba yatugaburiye kizatwara imyaka 3 n'igice turiko turya tumwe. Mwihangane mushinyirize muzamurya bikeya mu bwame kare dusoje natwe bishimye. Ntabwo twicaye kubusa dufite icyo twicaye, nimureke murye bikeya nubwo batubuza ngo Bibiri twa ngo imihimu bijye nyine. Nimwihangane natwe kuzagira ibyacu dutishe dutima umenyo tutareba hanze. Amen. Hano mwisi umuntu ari kumara kumera ukuntu, kandi birakwiriye akubaka inzu. Yamara kuyubaka agacisha igipangu inyuma, yarangiza gucisha igipangu inyuma agashiraho amacupa cyangwa se uducuma. Imbere y'igipangu akahashyirimo, iruhande rw'imbwa akahashyirimo. We wanyuye inyuma y'igipangu umuntu yasha inzu n'ugushaza kw'inzu, ariko harimo gushaza, hariho n'uko babahariye. Burya shiraho uducuma agashiraho imbwa n'umurinda, burya n'uko babahariye ibyo afite. Ariko nimwihangane, twebwe rero nta macuma azaturinda, nta mbwa, nta barinzi, Kristo azatubera umwuka. Amen. Nyuma y'imyaka 3 n'igice tuzagaruka na Kristo hano ku isi. Namara kugera ku isi azafata Antikristo amujugunye mu muriro, nako amufunge ipirizo y'imyaka 1000, afata umuhanuzi w'ibinyoma, niko azafata Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma abate mu muriro, afate Satani amubohesha umunyururu, akingura ikuzimu amujugunyemo, amufunga ipirizo y'imyaka 1000. Iyo ni ingoma y'ubwami bwa Yesu. Icyo gihe intare zizarisha nk'inka, inzoka zizongera kurya abantu, nta ntambara zizongera kubaho, amacumu bazayahindura amasuka. Niko abahanuzi bahanuye, imbunda zari zitaraba abantu barwanisha amacumu, ariko ni ukuvuga ngo imbunda zose zizahinduka amasuka, zizahinga kuko nta ntambara izaba ihari. Iyo ni imyaka 1000 tuzategeka abanyamubiri ku isi. Yesu naza azahasanga abantu b'uburyo bubiri, azahasanga bitwa intama n'abitwa ihene, yicara hasi abarobanura. Ihene ni abashwe ikimenyetso cya Antikristo, abo nibo bitwa ihene. Intama ni abantu kubishirwaho, abo bantu kubishirwaho nibo bazaba abaturage bacu, nibo tuzategeka. Bazabyara bororoke, biravuga ngo uzapfa ari nk'umwana muri bo, ngo bishingura azaba afite imyaka 100, ariko bazarama nk'ibiti. Ariko natwe tubategeka, ariko twe tuzaba dufite umubiri w'ijuru tutabipfa. Ibyo ntibiratangaze, muze gusoma mu gitabo cy'Itangiriro
umunsi umwe Aburahamu ari iwiwe yaje kubona abagabo batatu bamusanga abazimandika umasara akicara akibabagira bararya ngo barangize bataha mu ijuru. Icyo gihe tuzaba twambaye umubiri w'ijuru ariko dutegeka abanyamubiri. Amen. Iyo niyo magambo twicayeho, ntabwo twicaye ku busa, twicaye ku ijambo. Amen. Haleluya. Sukunda ijuru. Uzabumva ukunze ijuru, uzabumva wifuje kuzaba mu ijuru, kuzaba muri icyo gihe. Iyo niyo magambo ari mu gice cya kangahe? Mu gice cya 9. Mu gice cy'icumi n'amasengesho ya Daniyeli y'ibyumweru bitatu. Ariko bukeye Imana iramusanga, iza bitubwira ngo Imana imwihishuriye ubwiza bwe buhindukira nk'ubure. Iyo umaze guhishurirwa Imana ikakwiyereka, uza wisanga, uza wimenya ko nta tubiki. Ariko iyo umuntu akibwira ngo ndi ikintu, Imana ibitaragusanga, ariko iyo igusanze wewe wihindura kuko nta tubiki. Imana nigufashe. Imana ikubwirire neza. Igice cy'icumi ni revisiyo y'aya magambo yose maze kuvuga. Igice cy'icumi cyose dusubira muri aya magambo yose uko azatangira nuko azarangira. Igice cy'icumi kivuga gusa imyaka 3 n'igice ya nyuma. Imana ikubwirire neza. Muri icyo gice cyane Daniyeli yabonye ngo bamwe bazazukira ubugingo buhoraho, abandi bakazukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Iyo ni imizuko ibiri yabonye umuzuko w'ubugingo, abona n'umuzuko w'urubanza. Ntabwo bazazukira rimwe. Abo umuzuko w'ubugingo bazazuka, iyo ni itorero ririmo, rizazuka tugira imyaka 7 mu kirere, tugaruka hano ku isi dutegeka imyaka 1000, inyuma y'imyaka 1000 n'imyaka 7 nicyo gihe hazaba umuzuko w'imperuka. Niba muza musoma mu butumwa bwa Matayo, babakobwa 5 b'abapfu n'abarya 5 b'abanyabwenge, abanyabwenge bishiye mu bukwe, urugi rurakingwa, abapfu nabo ngo baje gushaka amavuta, baraza barakomanga barahakanirwa, bazagaruka gukomanga haciye imyaka 1000 n'imyaka 7. Abakobwa b'abapfu bazaza inyuma y'imyaka 1000 n'imyaka 7. Iyo ni itorero rya Kristo. Nuko niko bizakira. Imana idufashe bene data. Imana itugirire neza. Imana iduhumurisha. Hari umuhanga cyangwa se umugabo umwe uherutse gutanga ubuhamya, aravuga ngo Bibiliya ayisomye inshuro 99. Ahereye mu itangira kugera mu cyayishuwe, mu itangira mu cyayishuwe inshuro 99. Hari habuze urugendo n'ubu ayisomye inshuro 100. Wowe wisomye kangahe? Amen. Iki gitabo cya Bibiliya kizakiriza umugabo azarizwa na Bibiliya. Muzarebe ku mafilime nta mugabo uzuri azakinaterana imipfusi n'imige, ariko Bibiliya iziriza umugabo azamukubita agataka ndani. Ariko Bibiliya iziriza umugabo. Wicaye mu wawe mu rugo bamaze guteka, maze kurya no kunywa, umudamu wawe akicaye iruhande n'abana, ari gusoma Bibiliya ukabona amarira araje. Bibiliya iziriza umugabo. Genda nawe uzabisoma, uzabona inyungu, uzabikuramo. Imana nidufashe bene data. Imana ibagirire neza. Imana ibahumurisha. Mugende musome iki gitabo kivuze mu ncamake, ariko kandi ibyo ntavuze uzabizane tuzabivuge. Hariho umunsi umwe ejo bundi kuwa 5 uzaba ari umunsi w'ibibazo. Imana nibagirire neza, mwakira ijambo ryayo.